abapasitori twatinye kubwira abantu, twatinye gutunga urutoki iki kidayimoni, twatinye gutunga urutoki ikigirwamana cy'ubwoko, turakimika natwe kiradutegeka. Murebye ironda koko ritubamo, cyane cyane iyo tugeze mu miyoborere, nibwo mwakumva indwara turwaye. Tujya gushyiraho abapasitori, tujya gushyiraho abayobozi, kikaza kikaduha amabwiriza. Umuhungu yikundanira n'umukobwa bajya kubana, kikaduha amabwiriza. Umuhungu yikundanira n'umukobwa bajya kubana, kikaduha amabwiriza. Mu mpera za 1993 twakoze igiterane hano mu mujyi kibwiriza abanyarwanda kwihana inzangano tukabana amahoro muri Kristo Yesu. Turazenguruka tubwiriza. Ku munsi wa nyuma ndabyibuka hari kuwa gatandatu dusoza igiterane, nagombaga kwigisha n'umupasitori, sindi buvugi wari kugonda wo muri ADEPR. Ndagenda ndamubwira rero ngewe ndi umurayiki wowe uri umupasitori, reka nkuhe ijambo rikuru abari uza kwigisha ku kwihana inzangano z'ubwoko. Barambwira ati ndakurahiye, ngewe ndi umukozi w'Imana, biriya bintu byanyu byo kuvanga politike n'ijambo ry'Imana, ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, biriya bya politike bari uza kubivuga. Ndabona rero pastor, ubu u Rwanda rurimo gushya, rumeze nabi, rurimo ruricwa n'inzoga no busambanye n'itabi n'ibindi. Wabivuze ukabwira abantu ko tugomba kwihana izi nzangano? Atoya. Yabibabaje rero n'umurokore muri iki gihe wumva ko kijwe ku mutima wawe, ariko mu mico n'imyifatire no mu byiyumviro byawe ufite imitekerereze ifutamye. Nta burokore waba ugifite rwose pe, shaka wanabireka ukagenda ukaba nk'abandi rwose burundu. Yes, my beautiful people, nizere ko meze neza, nizere ko mumeze fresh. Igitondo cyanyu gikomeje kubagendekera neza cyane aho muri hose, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka ntangire mbasuhuza ati cyangwa se ntangira nabifuriza of course icyumweru cyiza, dore turi ku munsi wo kuwa mbere. Narababwira ati burya icyumweru biba byiza kugira ngo twihe intego kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, kugira ngo nibura basi icyumweru kizajye kurangira hari ibyo twagezeho, cyangwa se kugira ngo ubundi twihereze intego nziza z'umwaka. Nkuko nabibabwiye, biba byiza iyo tugiye duhera ku cyumweru. Icyumweru nacyo kidufasha kugira ngo wa mwaka intego zacu zigende fresh. Nizere ko rero mwese mumeze neza, icyumweru cyanyu cyarangiye neza, by'umwihariko mukaba mutangiye n'iki ngiki mumeze fresh ku munsi wo kuwa mbere. Aho muri hose reka nangire mbasuhuza cyangwa se mbifuriza igitondo cyiza of course nkuko nabikomeje kubivuga, ariko aho muri hose reka nangire mbabwira ati nizere ko mwaramukanye amahoro ya Kristo. Ubwo ni mu ntara uko ari enye, by'umwihariko n'umujyi wa Kigali ngewe aho merereye ubu ngubu, ndetse sinagenda gutyo uko nguko ngo nibagirwe n'intara ya gatandatu. Of course intara ya gatandatu, nivuga intara ya gatandatu ubwo ni ukuvuga kugera hakurya y'Akanyaru cyangwa se kumanuka hakurya za Burengerazuba. Ubwo Burengerazuba ni hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no muri Kenya, East Africa muri rusange, of course na Afrika yose, nikota amasimbi ngo hakurya y'inyanja mu Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizere ko mwese ari igitondo cyanyu cyangwa se n'umugoroba wanyu, cyane ko abenshi tutanahuje amasaha. Nizere ko umugoroba wanyu nawe umeze neza cyane. Ubwo rero hano muratuzi cyangwa se mumaze kumenyera ko tubahereza ibiganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko bifite aho bihuriye na gospel cyane, tukagaruka ku bivugwa cyangwa se tukaganira ku biri trend, by'umwihariko bifite aho bihuriye na gospel. Nibyo koko tuganira ku ijambo ry'Imana uko ryavuzwe, tukagira icyo turisesenguraho. By'umwihariko hari benshi twamaze kumenya yuko bakoresha ijambo ry'Imana kugira ngo babashe gutwika, reka nkoresha amagambo, babashe kugira ngo babashe kugira aho bigwizaho, cyane ko hari na benshi bihaye amatitire cyangwa se amazina yo kugira ngo bagire abantu benshi cyane bayobya cyangwa se bakurura. Uko ijambo ry'Imana rivuga ati mu minsi ya nyuma nibwo muzabona bazitwaza izina ryanyu kugira ngo babashe kuyobya benshi cyane. Ibyo byose turi hano kugira ngo tujye tubivugaho, tubisesengure, tugirane inama, duhanurane, cyane yuko twamaze kubona ko ibi biri turimo cyangwa se turimo twuranyuramo ntabwo byoroshye cyane. Nibyo koko turahura n'imbogamizi z'abantu benshi cyane bakoresha izina ry'Imana mu buhanuzi se cyangwa mu ijambo ry'Imana mu kugira ngo bayobye benshi. Turi hano twebwe kugira ngo tubashe kujijurana, kugira ngo tutazashiduka twaraguye mu cyobo cyangwa se mu cyuzi tukita ikiziba. Nizere ko rero mwese mwamaze gukora subscribe. Niba ufunguye iki kiganiro bwari bwo bwa mbere, bya byiza ukoze subscribe cyangwa se ukagira gute ugasharinga ikiganiro kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Ni byiza koko tugomba kubikora kugira ngo dushyigikirane uyu munsi. Ariko sinagenda gutyo ko ntabibukije ngo bimwe muri content
zacu dukora nko nabibabwiye ibyo nibyo koko, ariko tugira n'iyindi dukora di content imwe tugaruka ku si n'ibihe. Hari ibihe twabayemo, hari ibihe basokuru bacu babayemo, hari n'ibihe turi kujyamo, hari impinduka nyinshi ziri kugenda zigaragara zitera benshi kwibaza ati se ibi bihe tuzabibamo gute, kandi bigaragara ko ari ibimenyetso bya nyuma cyangwa se ari ibimenyetso bigaragaza yuko turi mu gihe cy'irangira ry'iyi si. Ibi bintu byose tubiganiraho kugira ngo tugende gatanu ku kandi. Iyo nayo ni topic cyangwa se content tujya tugarukaho by'umwihariko igendana n'ibyo nababwiye hejuru. Uyu munsi rero turaza kuganira cyangwa se hari byinshi tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, ariko iki gitondo cy'umunsi turagaruka ku mugabo bita Antoine Rutayisire, utajya urya imboga cyangwa se utajya urya iminwa, ubwiza abantu kuri kandi ugerageza kwiyadapta mu buzima bwe aribwo bwose, akabana n'uwishatse by'umwihariko atagendeye kuba yavuga ngo hari ingeso zigaragara cyangwa se hari ukuntu umuntu aba agaragara physically abantu bamwe bakabinena, ariko we agerageza kubana n'ubonetse wese. Twagiye tumunana n'ibyo koko n'abastari, abapfumuye amatwi, abafite dread, ingeri zose agerageza kubana nabo, ntango agerageza kwishisha. Hari bimwe rero abantu benshi cyane cyangwa se abarokore bamwe bagomba kumwigiraho, tugakundana kuruta uko twagira dute twakangana. Nibyo koko, reka rero ntagire praying aka kantu kugira ngo nze kugaruka tugire ibyo turi buvugeho, cyane ko yakoreshejemo amagambo akakaye cyane, ariko by'umwihariko agira icyo abwira abayoboke cyangwa se abarokore muri rusange, by'umwihariko atwigisha urukundo ko ruruta byose. Tureke inzangano dukundane, by'umwihariko amatora amwe namwe yagiye agaragaramo ibintu bigendanye n'inzangano zikabije. Reka dutangire twumva then tugaruke nyuma tugiye. Murebye ironda koko ritubamo, cyane cyane iyo tugeze mu miyoborere nibwo mwakumva indwara turwaye. Abapasitori twatinye kubwira abantu, twatinye gutunga urutoki iki kidayimoni, twatinye gutunga urutoki ikigirwamana cy'ubwoko, turacyimika natwe kiradutegeka. Murebye ironda koko ritubamo, cyane cyane iyo tugeze mu miyoborere nibwo mwakumva indwara turwaye. Tujya gushyiraho abapasitori, tujya gushyiraho abayobozi, kikaza kikaduha amabwiriza. Umuhungu yikundanira n'umukobwa bajya kubana, kikaduha amabwiriza. Umuhungu yikundanira n'umukobwa bajya kubana, kikaduha amabwiriza. Umva bene data, kwibuka, nimureke twibuke ko nibi byabaye byakozwe harimo n'abakristo. Kandi ibi mbabwira, reka noneho byo mbitomore hanyuma nsoze ndarangira. Mu mpera za 1993 twakoze igiterane hano mu mujyi kibwiriza abanyarwanda kwihana inzangano tukabana amahoro muri Kristo Yesu. Turazenguruka tubwiriza. Ku munsi wa nyuma ndabyibuka hari kuwa gatandatu dusoza igiterane, nagombaga kwigisha n'umupasitori, sindi buvugi wari kugonda wo muri ADEPR. Ndagenda ndamubwira rero ngewe ndi umurayiki wowe uri umupasitori, reka nkuhe ijambo rikuru abari uza kwigisha ku kwihana inzangano z'ubwoko. Barambwira ati ndakurahiye, ngewe ndi umukozi w'Imana, biriya bintu byanyu byo kuvanga politike n'ijambo ry'Imana, ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, biriya bya politike bari uza kubivuga. Ndabwira rero pastor, ubu u Rwanda rurimo gushya, rumeze nabi, rurimo ruricwa n'inzoga no busambanye n'itabi n'ibindi. Wabivuze ukabwira abantu ko tugomba kwihana izi nzangano? Atoya. Ndabwira nti sawa, utanga ijambo ry'urufunguzo genda ndatanga. Yakoze pastor. Murumva rero, nizere ko mwese maze kujya gute kubikurikira. Uyu mupasitoro cyangwa se uyu Antoine Rutayisire, kozi w'Imana, mu by'ukuri hari ibintu bimwe avuze bikomeye cyane. Ibintu bimwe avuze bikomeye cyane. Buri muntu wese agomba kujya gute gutekereza akamenya yuko ibi bintu umuntu wese biramureba nk'umunyarwanda, of course, kuko twese hari amateka yacu, hari n'amateka twanyuzemo, hari abatarabayabayemo of course, cyangwa se ariko akabagira iki, akabagiraho ingaruka. Hari abatarayabayemo bakagira bate, akabagiraho iki, ingaruka. Impamvu nateguye iki kiganiro, ngewe ukwanjye nyumva, ngewe ukwanjye gutyo ndacyumvishe, nkumva amagambo yakoresheje, natekereje nanjye kuba nagira ikintu nababwiraho cyangwa se
twaganiraho. Ikintu kimwe turi buvugeho cyangwa se tugiye guteraho komanteri ni kimwe, kubera icyo abarokore cyangwa se abakirisitu muri rusange twese aho tuva tukagera, kubera iki turebaniramo ishusho y'amadini. Njye icyo kintu nicyo ndi bugarukeho, singiye guhinyuza ijambo yavuze cyangwa se ibyo amaze kutubwira. Nagira ngo mpere kuri ako kantu gato konyine kugira ngo ubundi mwumve ubundi imvano y'ibi bintu byose impamvu yabyo, ibindi turabigeraho nyuma. Kubera iki turebaniramo ishusho y'amadini cyane tugaheza inguni, ukumva ko nteranira mu itorero runaka ry'ahantu ariho hose, njye mbarizwa mu rindi, wowe ubarizwa mu rindi, njye mba mu rindi, ukumva ko ntari mwene so, cyangwa se ukumva ko ntari umuvandimwe wawe kuko tudahuje iki, tudahuje idini. Kubera iki abarokora iyo ngeso tuyigira? Kubera iki turebaniramo ishusho y'itorero kuruta ishusho y'Imana? Twese ko turemwe kimwe, twese turi bene mugabo umwe, twese turi bene so. Kubera iki turebaniramo ishusho y'itorero cyane gusumbya ko twe twakundana? Ni ukuri ibi ndabivuga mbabaye kubera ko hari ibintu byinshi cyane tubamo bikatwica mu mutwe, tukumva ko abantu turi kumwe mu itorero aribo bacu, aribo bavandimwe bacu, tukibagiza ko n'abandi bateranira ahandi Imana basenga ari kimwe n'iyacu, tukangana. Iki kiganiro, hari ikiganiro mperuka gukoraho nigeze kuzana iyo topic imeze nk'iyo ngiyo, ariko by'umwihariko tukiganiraho muri ubwo buryo. Uyu mupasitoro wagira ngo sinzi, nanjye ibi bintu najyaga mbyibazaho cyane bikacanga. Umurimo w'Imana uri hehe? Umurimo w'Imana ushingiye ku ki? Mu gihe twebwe tubasha kuba tutabana n'abantu ngo kuko tudahuje itorero, tukabanga, nyine ukaba wumva bo bameze nk'ingwizamurongo. Abarokore bamwe murabizi, mukumva ko abandi ibyo barimo bo batazi ibyo barimo hariya, mwebwe mukumva ko bari mwebwe banyaho basenga iki? Basenga Imana y'ukuri. Byaranarenze, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, byararenze cyane ko amatorero, umusore cyangwa umukobwa agira atya yakundana n'undi batari mu itorero rimwe bikaba ikibazo. Abantu mubikurikira cyangwa se muba muri aya matorero murabizi neza, hari amwe mu matorero byabaye ikibazo ku buryo umusore ajya kurambagiza umukobwa, yaza n'utari wo mu itorero abarizwamo, bikabigira bite? Bikaba ikibazo. Murumva icyo kintu ku buremere bwayo, kikaba ikibazo kubera ko mutagize mute ngo utashakiye aho hafi mu itorero ryanyu. Ukajya kuzana umukobwa ukuye mu yindi torero, wamuzana abashumba bawe cyangwa se abakuru b'itorero bo barakwakira n'ibyo, ariko kikaba ikibazo. Bakumva kuzanye uvuye kuzana umuntu mutagakwiye kuba ujya kuzana, kandi abantu turi bagari dukunda bitandukanye. Ushobora kwikundira ntabwo ibyo nta hantu bifite bihuriye rwose. Icyo ni icya kabiri. Ndagaruka ku byo ndi kuvugaho, noneho nze kugaruka no kuri ibi ngibi Aposo cyangwa se Rutayisire Pasitoro Antoine, amagambo amwe yakoresheje nayo ndayagaruka hamwe namwe kugira ngo tugire icyo dusesenguraho, sibyo? Noneho hari n'amatorero agira gute arebaniraho. Icyo ni icya gatatu, ubwo kijya guhura n'icyane n'icya Rutayisire yavuze. Hari andi matorero arebaniramo ki? Arebanira mu shusho y'iki? Y'ubwoko. Singiye kuyarondogora. Mukarebana ubwoko ariko mukibagiza ko muri bene ki? Muri bene data cyangwa se muri bene umugabo umwe. Kubera ubwoko bwawe, kubera iki? Nyine mukumva yuko amatorero arahara, mukumva yuko abari kubarizwa mu yandi matorero bagize bate? Budahuje. Mukagira ukuntu mwironda ngo kuko muri bamwe, ibintu nk'ibyo by'umwanda, ibyo mbyita umwanda ubundi ukabije. Byita umwanda ibyo ngibyo, iyo ibintu byajemo aho ngaho deje ibyo biba ari umwanda, ntabwo mukiri gusenga.
niba utangiye kurebaniramo ishusho y'undi ngo si mwene wanyu cyangwa se si muri mu bwoko bumwe ngo ni uko musengera hamwe, ubwo ntabwo iryo riba kiri ijambo ry'Imana murimo mushaka rwose, muba muri mu mwanda, uba ari umwanda wuzuye ijana ku rindi, ariko ntabwo waba mukiri gusenga. Ntimuri guterana ngo mukabaza gucungana, kurebana ibice bimwe na bimwe ngo murebe ko muhuza, ubu ntabwo biba bikiri ibintu byo gusenga. Ibyo ngibyo mushaka rwose mwanabireka, nta n'icyo biba bikimaze. Ikintu ngomba kuvugaho hano, njye sindi butinde mu magambo, ibyinshi mwabyumvishe, ariko impamvu mba nazanye ibi bintu cyangwa se twaje kugira ngo tubiganireho ni uko biba bibabaje. Byaba bibabaje rero uri umurokore muri iki gihe wumva ko ukijijwe ku mutima wawe, ariko mu mico n'imyifatire no mu byiyumviro byawe ufite imitekerereze ifutamye. Tujye tubwizanya ukuri, ufite imitekerereze iri cipu ku rwego rwo hejuru, nta burokore waba ugifite rwose pe. Ushaka wanabireka ukagenda ukaba nk'abandi rwose burundu. Uko ni ukwishushanya, nta pe, uri kurebaniramo ishusho, turi gukunda mwene data kuko mwese muri bene umugabo umwe, Imana twese yaturemye, ariko uri kureba mugenzi wawe ngo kuko mugize mute mudasengera mu itorero rimwe ukaba utamukunda. Kurebera mugenzi wawe mu ishusho y'ubwoko ngo ni uko ngo ari ubwoko runaka ngo ntimwasengera hamwe, ubwo se icyo gihugu mwaba muri kucyubaka gute? Igihugu mwaba muri kucyubaka gute? Kubundi itorero ari itorero ribaho kugira ngo rifashe abantu kugira ngo bagire bate, bahuze cyangwa se bafashe n'igihugu kugira ngo igihugu kibashe kugendera ku murongo. Ubundi itorero rifite nka 90% kuko rifasha igihugu kugira ngo abaturage bashe kujya ku murongo. Mwaba muri kwigisha ibiki? Ni ibintu bibabaje rero. Tugomba kubanza tukamenya niba turi abarokore ba nyabo bakwiye kuba bari abarokore nyine bafite indangagaciro za kirokore, atari indangagaciro z'ubugoryi. Babarire gukoresha amagambo akakaye, ariko biba byiza iyo tuvuze gutya tukabwizanya ukuri. Nta burokore buriho, nta burokore waba ufite, ushaka rwose wabyiborera burundu. Mu gihe ubasha kurebera iki, ubasha kureba ishusho y'ibindi bintu, wowe utari kumva yuko ko umuntu muri kumwe cyangwa niyo yaba atasenga, niyo yaba atari umurokore, ugomba kumukunda kuko ni mwene data. Twese twaremwe n'Imana mu shusho yayo. Niyo yaba atari umurokore ari mu byaha, ntabwo tugomba kubanga. Bariya nabo ni abacu, bariya ni abavandimwe, bariya nabo ntitwabana. Birababaje rero ko hari abantu by'umwihariko barokotse bitwa ko ari abarokore abakristo, ukajya kumva umuntu uri hariya wenda si arokore, ni umusizi se, ni umusambanyi, ni indaya, ni iki, ni umujura, ukamwanga, ukumva ko ari ikizira kuba utanamuvugisha. Birababaje. Impamvu turi kuri ino si turi kugira ngo nibura basi wabashije guhishurirwa cyangwa se akamenya inzira ikwiye, agomba kugira gute, agomba kuyobora abandi. Nawe se uzajya kuyobora abandi abo ngabo biruka bitaza, wumva ko abo bantu mutanavugana, ubwo burokore bwawe buzaba bushingiye. Namwe muraza kumbwira muri komantere, turagenda na gatanu ku kandi. Mwisubireho mwitekerezeho, ibi ngibi niyo mpamvu nabikoze iki kiganiro mpita nanasoza. Kora subscribe, ukoreshe nimba ukunze ikiganiro, byaba byiza cyane rwose. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi unyandike kuri nimero ubona hasi muri description. Bafite izindi content mu minsi yavuye ngiye kuzabajya mbahereza by'umwihariko zibanda cyane kuri Israel na za Palestine, ku ntambara zigiye zitandukanye. Ariko byaba byiza uko subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane rero, yari Valeur hano kuri Gospel tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane rero, turi ku biganiro bikurikira.